nizere ko uri amahoro umeze neza nshuti wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi wowe wakoze subscribe mu biganiro byacu. Ni Prince Robert Rwanda Ibuye Rizima TV. Hano ndabona n'indi kamera ngo niba ari Inzobe TV chano zawe yakayabona kabya mujyeho mukore subscribe. Ese ni Inzobe no gusa si Inzobe ni byarakomeye n'abakobwa basigaye bafungura jano. Masenge umeze ute? Ndashima umwami w'abami Yesu. Urakomeye? Ndamahoro rwose. Ndakwakiriye, ni parti ya kabiri cyangwa se ikiganiro cya kabiri tugiye kuganira ku byahishuriwe Yohana. Abantu barabizi yuko twafashe umwanzuro ko tuzajya tuganira ku byahishuriwe Yohana ndetse na Danieli ndetse na Ezekiel na Yesaya. Donc tuzatuvuga ku buhanuzi n'isi muri rusange n'uyu munsi, tubihuza icyo Bibiliya ivuga n'ubuzima uyu munsi abantu barimo. Ubwashize rero twari turi kuganira turi kuvuga ku nyamaswa ebyiri, inyamaswa yavuye mu nyanja n'inyamaswa yavuye mu butaka. Hanyuma uyu munsi ndumva nifuza ko twashena tugakomerezaho tukaganira ese uyu munsi 2026 mu Rwanda mu isi dushamikiye ku buhanuzi bwa Yohana, ibyahishuriwe Yohana. Donc turi mu kihe gihe neza, ndetse iyi nyamaswa iri kuvuga donc yambaye uruhu rw'intama ariko yavuga kumva ni ikiyoka. Dusobanura ibintu byose ngwayatene. Imana iguhe umugisha, reka tubanze dusenge Yego. kugira ngo twinjire tuganiriza abera badukurikiye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu kuduhaye uyu mwanya, urakoze cyane. Ndi hano nshishijwe bugufi kugira ngo icyo ushaka ari cyo ukora. Ubuntu bwawe ni buganze, ibyo ushaka ko abantu bawe bumva ari byo babwira. Nanjye nk'igikoresho cyawe ndi imbere yawe. Ineza yawe niganza abakwizera bose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Dushimye Imana ko iduhaye uyu mwanya wo kugira ngo tuganire, kandi noneho dushimye Imana ku bw'uyu muvandimwe nawe turi gukorana ibiganiro uyu munsi kugira ngo ubwami bw'Imana bwamamare. Kuri njyewe nanezezwa nuko abantu bose bafite ibinyamakuru cyangwa se channel batera kamera tukabwira abantu iby'ubwami bw'Imana. Kuko abantu ntibarahaga amatiku ngo tubabwire ijambo ry'Imana. Ikintu kijya kimbabaza nuko aba YouTuber bose bamamagara iyo Mutesi yavuze. Sibumvishe ubona ndi gucyura mu kanya bwa ariko ubundi wajya umamagara mu gihe cyiza hatari imyanda iri ku muhanda. Donc urumva hari uburyo donc ibyo ni bimwe mu byo tugiye kuganiraho. Mu by'ukuri Antikristo afite ububasha n'imbaraga byo gukontorora ibi bintu byose agenda ashyira hanze, birimo n'izi YouTube dukoresha. Rero izi YouTube twongere tubwira abantu ko ntabwo zashyiriweho kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ariko Yesu mu mbaraga n'ubutware bwe agenda anyuzamo imiyoboro mike mike. Rero aya marobo kubera kurumva nimba ukreye ikintu cyangwa urebye ikintu hari sensa ushyiramo. Urumva aya marobo afite sensa, ayanga yakontorora ibya YouTube. Sensa ni ukuvuga ngo asensinga iki? Ntabwo asensinga amagambo turi kuvuga, asensinga ahubwo umutima uri kuyavuga afitanye iyihe sano n'ayo marobo. Umwuka umuherekeje ayo marobo arawushyikira. Donc iyo yumvishe rero iryo robo rishyikira umwuka w'uwo muntu uri kuvuga, kabone niyo yaba ari kuvuga iby'Imana, kuko tubizi neza ko iki kiyoka kigomba kuza gifite kivuga kireba gifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, giteye nk'umwana w'intama, ariko nyine akanwa ko kavuga nk'ikiyoka. Nk'ayaruko. Yego. Ni ukuvuga ngo rero byanga bikunda aya marobo nibyo narindi kubwira abantu, ategeka abantu ibyo bagomba gukora. Urugero nk'ubu ntanze ikiganiro cy'ijambo ry'Imana, irobo nirigisesinga riravuga ati uyu nguyu ibyo ari kuvuga nibiturwanya, kigende kimanura n'umwuka umuherekeje, ntabwo ari uwacu, ntabwo tuwiyumvamo. Reka tugende tukimanura, nta recommendation turagishyiraho, n'umuntu natangira kubireba turajya duhita dukubitaho izindi notification ku buryo arasimbuka atakirangije. Ni ukuvuga ngo rero hari abantu nabo biyitirira ko bavuga Imana kuri iyi mihanda, reka mvuge gutyo, ariko mu by'ukuri byo bavuga atari Imana. Mbibutse ko kugira ngo ijambo tuvuga ribi ry'Imana suko tuba turisomye hano muri Bibiliya, ahubwo nuko riba
riherekejwe n'umwuka w'Imana waryandikishije. waryandikishije. Umugisha. Naho ubundi ibyo twamenya gusobanura n'ibyo twasobanukirwa byose. Niyo mpamvu usanga abantu bafite ngo doctora muri theology, bazi Bibiliya n'imirongo hafi ya yose mu mutwe wabo, ariko bitarigeze bibahindura. Babihishwe. Urumva babizi ariko babihishwe. Babireba ntibabibone, babyumva ntibabisobanukirwe. Imana iguhe umugisha kandi yite ku buzima bwacu. Warumbajije ngo ese iyo urebye ubona tugeze mu kihe gihe? Ngewe iyo ndebesheje amaso yanjye nkurikije ibyanditswe byera, mbona tugeze mu myaka 3 n'igice ya mbere y'igice cy'imyaka 7 Antikristo agomba kuza kuyobora isi. Ndifashishije ijambo ry'Imana. Icyambere gituma mbivuga nuko ibyanditswe byera byose byasohoye, ibyagombaga kuranga iminsi y'imperuka. Wenda abantu baze kuturebera muri Mateyo 24 baraza gusoma ibyo Yesu yavuze ko bizabanziriza iyo minsi. Hanyuma nibaza kubona byarasohoye bamenye icyo ubuhanuzi buvuga, ese hazakurikiraho iki? So nkurikije ibyo rero ngewe nditegereza nkabona tumeze naho twaba tutari twayinjiramo 100%. Ngewe ariko sinanabihamya ko tutari twayinjiramo 100%. Urumva installation icyo batengereje no gucana. Yego no gucana. Ariko installation yo nge nta naho ndi kubona ko hari igisigaye kwestarwa. None se installation yararangiye asigaye gucanwa niko mvuze. Nese ntuzi ko gucana kandi bigomba kuba mu myaka 3 n'igice ya nyuma. Installation ni mu myaka 3 n'igice ya mbere. Noneho gucana ni mu myaka 3 n'igice ya kabiri. Bishatse kuvuga ngo rero niba turi mu igihe cya installation natwe turi kuyireba tukabona ko yarangije kuba, ubwo ni imyaka 3 n'igice ya mbere nyine turimo. Ariko itorero rya Kristo riracyari mu isi. Twongere tubwira abantu ko nubwo Kristo azarinda itorero rye umubabaro ukomeye, ariko Antikristo we agomba guhishurwa rikiri mu isi. Agomba kuhagera rikiri mu isi, ariko agatangira kubabaza abantu ryazamutse. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo azaza ritware, ngo kandi azaza nk'uko umujura aza. Kubera icyo azaba ryiba nde? Azaba ryiba Antikristo waruvuze ati ndahabasanze ndahabasanze ngiye kubavunagura noneho mbarangize. Ariko Yesu mu gihe Antikristo yakaba yaswitchinga ngo byake, ngira ngo hari urutoki rwe ruzajya gukora kuri switch n'ijwi rya Kristo ryazamuye itorero. Haleluya. Yavuze ngo iyo minsi itagabanyijwe ntihagera kugira nirokoka n'umwe. Ariko kuko iyo minsi yagabanijwe kubw'intore z'Imana, iyo minsi yaragabanijwe. Iyo dusomye mu Batesalonike, urwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abatesalonike ku bice 2, nagira ngo wenda dusome titire tuze guhita twihuta duhere nko ku murongo wa 3. Haravuga ngo kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Kugaruka kwa Yesu kuzabanzirizwa no guhishurwa k'umugome. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye donc bamagarariye abantu ngo mbabarize. Nibyo rwose. Iyo tuvuze kugaruka kwa Yesu, Bibiliya ivuga yuko marayika yasanze abigishwa. Arababwira ati rero kuki muhangayitse? Yesu mubonye agiye, uko agiye siko azagaruka. Hari abantu batajya bahishurirwa kugaruka kwa Yesu ko kugaruka ku bicu, aje kwitwara itorero, no kugaruka gukandagiza ikirenge i Yerayoni. Sibyo? Kugaruka kwa Kristo kwa mbere ko gutwara itorero rye. Nuko nguko waruvuze. Niko narimvuze. Abantu mubyumve neza. Hanyuma naza azahagarara ku bicu, kandi azahamagara abapfuye bamwizeye. Bibiliya iratubwira ngo nibo bazabanza kuzuka, hanyuma natwe abazaba bakiriho tuzahita duhindurwa. Iyo tuvuze ngo abapfuye bizeye, abantu ntibaze gutekereza abapfuye bose bari muri Kristo Yesu. Oya, na abapfuye bizeye ariko bari muri 5 b'abanyabwenge bari bafite amavuta. Ntabwo ari abari mu bapfu. Nukuvuga ngo hari abantu bazajya mu itorero, ariko igihe Yesu azahagarara ku bicu batazazuka. Sibyo? Dusobanuye neza. Hari abantu bapfuye. Yesu igihe azahagarara ku bicu, azaba aje guhamagara abantu bafite invitation y'ubukwe. Y'abantu bazaba bagiye kujya mu bukwe bonyine. Bari bwo bungana n'igihe cy'imyaka 7. Hanyuma rero icyo gihe nahagarara, hari abantu badafite invitation y'ubukwe, donc batari mu mugeni, batari umugeni kuko umugeni ntiyitegurira rimwe n'abasangwa. Donc batari umuganura. Batari umuganura. Donc Yesu azaba aje gutwara umugeni we. Kandi abantu barabizi yuko imodoka y'umugeni igomba kubanza ikajya imbere, izabakwe cyangwa izabasangwa zikaza zikurikiye. Rero azaba aje gufata umugeni we,
bapfuye abantu bazagenda muri iyo modoka y'imbere y'umugeni nyine ni abantu Yesu Kristo yahaye nyine ababageni ba Yesu ni batanu b'abanyabwenge kandi tubabwira yuko gufata irembo no gukwa byarangiye byararangiye ubu hari umuntu udafite na invitation utazi n'igihe inkwano zatangiwe cyaba ari ikibazo gikomeye abantu rwose mwokabyaramo. So abantu bapfuye rero bizera ntabwo ari bo bose bazazuka, kimwe nk'uko n'abazaba bariho bose bizera Kristo ntabwo ariko bazazuka, bazajya mu bukwe bw'umwana w'intama, ntabwo bazajya muri ubwo bukwe. Imizuko twongere tubabwire ko iri mu byiciro 7 nubwo tuvuga yuko ihagarariwe ni ibice 7 bikubiye mu mizuko 2 ngira ngo abantu babyumve neza. Hanyuma rero icyo gihe abazazuka iki gihe Yesu Kristo azaba ahagaze ku bicu azaza, haleluya, avuga ijwi rye rirenga. Abapfuye bari muri iyo kategori y'umugeni bose bazazuka, abafite amatabaza arimo amavuta mu mperezo, bivuge neza amasengesho. Ariko reka nakabasobanurira, umuntu ufite itabaza arahita yiyumva. Ujya uryama ukavuga ngo mwami Yesu, umuntu ujya usengera isengesho niwe wenyine urimo ufite gahunda, niwe ufite gahunda, ni nawe uzumva ibyo. Ariko rari turirimbamo ifite indirimbo ndayikunda cyane, avuga ngo abo turi kumwe muri gahunda barabizi, ntabwo tugenda nk'abatazi iyo tujya, nubwo dukubitwa hasi yo ariko ntidutsindwa. Wabyumvishije? Abantu turi kumwe muri gahunda bajya basenga bakabwira Yesu ati rero Yesu ubu ngiye kuryama, ariko mu gitondo birashoboka ko bitaragera mu gitondo ntaragenda, ndumva nkufitiye ibyishimo, ubwuzu, urukumbuzi, nuza turigendera. Bwacya mu gitondo ukavuga uti yo Yesu bukeye nkiri inaha, ariko reka nizere ko buri buze kujya kwira twigendeye. Abo bantu ubwo mise nibuka nk'abizera ujya nko gusura agakwita isengesho ririmo akantu nk'ako ngako, akavuga ati nushima ko twongera kubonana, kandi naho tutabonana mu isi aheza ni mu ijuru. Ibyiringiro by'abizera, niyo ndamukanyo yabo, niyo nsezeranaho yabo, nuko nguko bahugurana, yaba ari hejuru y'inzu. So reka tubabwize ukuri, ese ko bigiye gutuma ntandukira cyane ibyo narigiye kuvuga. Hari abantu bahugiye mu by'isi bakijijwe, bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, baranakijijwe ntibakora ibyaha, ariko nta reveye bafite muri bo ibakangura ko isaha yo kugaruka k'umwana w'umuntu igeze. Donc ariko barakijijwe, abo ntabwo ari umugeni, abo ngabo ni abasangwa, abo nabo nta rubanza Imana ibabaraho, ariko bazasigara mu ngoma y'imyaka 7 Antikristo bazahangana nawe, kuko iriya ngoma izarinda irangira. Kiriya gihe cy'umubabaro w'abayakobo kizarinda kirangira hari abantu bacyambaye umubiri, bataramije inyamaswa, batashyizweho ikimenyetso, bizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abo ni nabo bazajya guhanjura amavuta ari uko babonye itorero ryatashye. Ariko ngo abo kwayo ko bababwiye naho bazahungira, barahababwiye. Hanyuma rero mungurira akantu nanjye mbabwira aba hano mu Rwanda, abari mu biyaga bigari, bari mu biyaga bigari, nta makuru si bafite. Reka twizere ko n'ubundi erega buriya gahunda, abo gahunda zireba byanga bikunda, abo gahunda zireba barabizi. Yesu yarangije kuhababwira, yaravuze ngo nta kintu nzajya gukora ntabwo intore zanjye. Niyo mpamvu rero bagati mune bambabwire, ahubwo mufite ayahe makuru? Icyambere nta makuru, nta makuru ufite. So nukuvuga ngo rero icyo gice cy'abantu bamwe bazahita bazuka, niko Paulo yanditse ngo mu kanya nk'ako guhumbya natwe abazaba bakiriho, haleluya, duhindurwe duhite tumusanganira, ngo nuko rero tuzabana n'umwami wacu. Imana ishimwe cyane. Rero iri torero nirimara kuza, Yesu namara gutwara iryo torero rye, imyaka 3 ya Antikristo izaba iri kugenda yinjiramo neza. Azajya abwira isi ngo ni amahoro, ibintu bimeze neza, ngo babagiye urumva, mubihorere bagende, nta abantu bataye umutwe, ni njyewe Kristo ubundi uburi. Erega buri azanabashuka ko ari we wadutwaye. Bibiliya se sivuga ngo azavuga ati bara ni abantu banjye, abihamisha ibitangaza by'ibinyoma. Umva icyo Bibiliya yivuze, iravuze ngo ntihakagire umuntu uboshya uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa, ari we mwana wo kurimbuka, n'umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Silivupure twongere tubwira abantu mu buryo bukomeye, ari nacyo twashakaga gukomozaho. Agomba kuza mu rusengero, agomba kuza he? Mu rusengero, akishyira hejuru y'ibintu byose bisengwa.
kugira ngo nkujye hejuru Robert ngomba kukurusha umwuka, ngomba kukurusha ubutunzi, ngomba kukurusha audience, ngomba kukurusha imbaraga, ngomba kukurusha kuvuga. Azishyira hejuru y'ikintu cyose. N'utwo twa Nyabingi mwajyaga mugira n'abarutanga rw'amaboko uwo munsi nta kazi bazaba basigaranye, kuko kuri ku ngoma Antikristo niwe wenyine uzaburanywa, azaba ari hejuru y'ibintu. Izo mandwa iziki byose bizaba byaciye bugufi munsi y'ibirenge. Wanditse ijambo ry'Imana bavuze ngo bazaza yihakirizwa. Daniel aramwanditse ngo azaza yihakirizwa, adakunda ibinezeza abagore, nk'uwicisha bugufi, adakunda ibinezeza abagore. Hari n'igihe nyine abantu bahita bavuga ati azaza ari umupadiri, azaza ari umupapa, azaza ari bwoko. Ariko ibyo birahishwe, kandi twongere tubonereho no kubwira abantu batekereza ko bazaza wari nko mu buryo bwa politike. Oya, azaza ajye hejuru ya politike, ariko agomba kuba ari umuntu akidekarara. Ntabwo azaza ari politike, azaza ari umuntu ahubwo uhagarariye iyo politike, uhagarariye iyo politike, ahagararira iyobokamana n'uburyo bw'ubukungu. Kandi mbabwire yuko uyu munsi buri shyanga ryose rifite Antikristo waryo. Yego, Antikristo ni benshi, niko Bibiliya ivuga. Ngo ntimwibuka yuko nababwiye yuko ntababwiye nkiri kumwe namwe, kandi nanone muzi yuko ikimubuza ari ukugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Uwo ngira ngo abantu batwihanganire, kuko hano muri iyi myaka 7 harimo ibintu byinshi. Iyo avuze ngo Yesu azamwicisha kuboneka ko kuza kwe, ntabwo uku kuza nari nsomye hejuru cyangwa twahereyeho tuvuga ariko kuzica Antikristo. Oya, ahubwo nukuza kwa kabiri Yesu Kristo aje kurangiza n'ubwiza bwe bwose, ubwiza bwe n'itorero abantu babimenye. Wa mugeni yajyanye noneho baje kwima ingoma y'imyaka 1000. Urumva azaba musohokanye muri cya cyumba cy'ubwihugikano, kuko yaravuze ngo ngwino uburuhutseho gatoya. Mu bukwe bwiza babyita gutabwirembo. Noneho rero nagarukana n'umugeni we aje kurangiza byose, nibwo umwuka uva mu kanwa ke uzica Antikristo. Ubwo ni nyuma ya myaka 7. Reka nkubwire Roba, abantu Mana yo mwijuru muri rimbyuzi umwuka w'198 njyago ku gitero cya nyuma yaravuze ngo abo bizera bakera ngo bakiri mu isi bafatanyaga nawe, baravuga ngo nanjye umpe kuba nkabo basange mu ijuru. Naje gusanga uburyo Yobu ari muri biriya bigeragezo, ageze mu gice cya 28 yahishuriwe uburyo urubura, ngo hari urubura Imana yabitse ruzahondagura mu mitwe y'abantu muri cya gihe cy'umubabaro w'abayakobo mu ntambara ya Harimagedoni. Donc tekereza intervale iri hagati ya Yobu na Harimagedoni izaza ku mperuka y'iyi myaka 7 turimo tuvuga. None urebe ukuntu Yobu ngo yahise abona n'urubura, akabona n'abantu ruzahondagura mu mitwe. Oya, Bibiliya mu byahishuwe iravuga ngo umwuka wo mu kanwa ke numara kwica abanzi b'Imana bazamara ibyumweru 3 bari gushyingura. Yego, nukuvuga ngo rero naje gutekereza icyo kirere abantu ba kera babaga barimo. Nanjye nifuza ko Kristo yatuzamura mu kindi kirere cy'imitekerereze n'imyumvire no kumuhishurirwa mu buryo bukomeye Roba. Tukareka guhishurirwa ibishyimbo n'ibirayi tuzarya ejo, ngo kuguruka mu ndege n'indaya zigendamo. Oya, hari ibindi bintu tugomba kumenya muri Kristo Yesu. Robert najya kumva umbwiye ikintu Yesu azankorera ku mpera y'imyaka 1000. Uri kumva? Nakuvuga ngo mu gihe cy'imyaka 1000 we masengesho umwuka w'Imana yavuganye nanjye kuzaba ufite iyi fonctionnement. Yego, aho hantu tukazamuka tukareka ibintu bw'amatiku yinaha. Rero abantu bakera bafatanyaga n'Imana. Ejo bundi hari umubyeyi wabihishuriwe yabyandika kuri stati, naramubonye menya haratarazi imbaraga zabyo. Aravuga ngo kugira ngo umuntu ahamagarwe hari ibintu bigera muri 5 uri kumva aba yujuje umuhamagara icyambera mu icyo bita inshingano. Noneho yarahishuriwe aravuga ngo umuntu bahamagariye kuba mudugudu ngo batandukanye n'umuntu bahamagariye kuba president. Urumva ahantu yageze yinjiyemo, arabizi ko umwami Yesu ubwo azaza n'ubwiza bwe bwose. Niyo tuvuga ubwiza bwe bwose tuba tuvuga itorero ngo azaza. Yohana nawe yinjiyeyo, kandi hashize imyaka igera mu 2000 gutyo, aravuga ngo uko azaza nanjye niko nzaza, nanjye Robert niko nzaza. Uyu mushiki wacu nawe yinjiyeyo,
aravuga ati ibintu mwajyaga mwiga mudushuka ngo hari amazu ngo yubatswe Yego. ngo ageze ngo muri rento n'iki, aravuga ati gwapi ubundi uko Yesu azaza asa niko natwe tuzaza. kandi iby'amaso yacu atabonye n'iby'amatwi yacu atumvise Yego. nibyo tuzasanga aho hantu. Bene data, amazu twarayabonye, Yego. amamodoka twarayabonye, mu ijuru hariyo ibindi bintu tubikiwe Yego. birengeje ibyo dushobora gutekereza. Amen. Niyo mpamvu uwanditse ibyahishuwe yajyaga bigereranya akavuga ngo ni nk'amabuye ya yasipi, ngo ni nka ya safiro, ngo nabonaga ururembo rurabagirana, yego. Ariko mwisi ninde muntu wari wabona ibuye rya Karkedoni? Ariko iby'amaso yacu ariko atareba, nawe yaravuze ngo Imana ku munsi turabizi. w'umwami Imana nari mu mwuka. ngo nari mu mwuka, ntabwo ibyo bintu yabivugishaga inyama n'amaraso. Haleluya, haleluya. Bene data bakundwa, nagaciyemo ariko musaba Imana ibazamure mu yindi mitekerereze. Biravuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugera ku rugero rushyitse rw'igihagararo cya Kristo. Yego. Haleluya. Hari urugero tugomba uyu kugeraho. Pawulo yarugeze aravuga ngo ubu noneho ngo ndumva ameze nk'ibisuko ku gicaniro. Narinze. Avuga ko yarinze ibyo kwizera ko oya, ahubwo hari ahantu yageze yinjiye, nasomye harantangaza. Aravuga ngo ibyo Yesu Kristo yasigaje, Yego. ngewe ubwanjye Pawulo nabisohoje mu mubiri wanjye. haleluya. Yewe data we, kubw'imibabaro, ngo kandi yabisohoje kubw'itorero. Donc abantu bakwiriye kumenya yuko Pawulo hari ibintu yasohoje mu buryo bukomeye Yesu yari yagiye adasohoje. kuko ryari isezerano, yaravuze ngo ndagiye, Yego. ngo ariko ntabwo ndahita nkora rotasiyo, Yego. ndabohereza umwuka wanjye uwo naza. Hari ibintu azabigisha ntabigishije, hari ibintu azabemeza ntabemeje. Haleluya. ngira ngo hari ni Sigisiberi niwe wavuze ngo wa musataniste ngo iyaba ngo barakurikizaga ibyuriya musharupansiye ngo w'i Yerusalemu cyangwa w'i Nazareti, ariko ngo ntibakurikiza amagambo akomeye ya Pawulo w'i Taruso. Urumva, ni ukuvuga ngo hari ibintu Pawulo yakoze bikomeye abisohoza ubwe. Rero Imana ituzamure. Haleluya. Kandi ijambo ry'Imana ryanambwiye ngo uko Yesu yari ari kera n'uyu munsi niko ari, uko yakoranaga n'abatubanjirije. Nanjye ndi gusaba ngo Yesu atuzamure, turebe ibyo abantu batabona, twumva ibyo abantu batumva. Haleluya. Haleluya. Imana irabikora. Hanyuma ngo uyu muriganya antikristo azaza yishyire hejuru y'ikintu cyose Imana cyose. Ngo kandi gukora kwe kuri mu buriganya bugiye butandukanye, kuko kuri mu buhenzi bw'ibyaha, buri mu bitangaza by'ibinyoma bigiye bitandukanye. Mujye mwiga munasome, muribuka ko i Doha hubatse inzu y'abitwa bene Aburahamu, Abrahamic House. Ejo bundi nabonye papa yagiye kuyihesha umugisha, yagiye yayihesha umugisha, bose bari bateranirayo, aragenda rwose bavuga terega n'ubundi twese turi bene Aburahamu. Ubundi ibintu by'imyizerere byose bikomoka kuri Aburahamu. Uyu rero azicara mu nsengero ababwira ngo ibintu byose turabiciye. Niho turi gushaka gukomoza ngo nibwo uwo mugome, reka duhere ku 9, ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose. Banyumve neza, imbaraga zose ni ukuvuga iki? Imbaraga za politike, imbaraga ziri spirituel, n'imbaraga z'idini, z'iyobokamana, birumvikana, n'imbaraga z'ifaranga, n'igisirikare byose, n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukora kwa Satani. Haleluya. Ubuhenzi bwose bwo gukiranuka kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo kizatuma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma. Imana itugirire neza. Hanyuma icyo nashakaga wenda kwitaho cyane, twari dukomojeho, ariko ndashaka ko tuza gusoma no mu byahishuriwe Yohana, tukareba iyi nyamaswa. Ku byahishuriwe Yohana 13:11 haravuga ngo nuko mbona indi nyamaswa izamuka iva mu butaka, iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso hayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Imana itugirire neza. Ntabwo nshaka kugaruka kuri iyi nyamaswa cyane, kuko ubushize twayivuzeho ko iyi nyamaswa yavuye mu gitaka, ivugwa mu murongo wa 11 yuko ariyo umuhanuzi w'ibinyoma. Ahubwo nashakaga kubabwira aho estarasiyo igeze, umuhanuzi w'ibinyoma ahagejeje ibintu bye
kwesitara kuko antikristo ntiyesitarira ubwe gusa ahubwo yesitarira n'umuhanuzi w'ibinyoma kandi biragaragara ko uyu muhanuzi w'ibinyoma ari we ugomba guhabwa ubutware bwa antikristo kugira ngo abashe gukora guhatira abakomeye n'aboroheje kugira ngo bamuramye yego abakomeye yego aboroheje uri kumva abatunzi n'abakene abami n'abatware havuyemo abafite ikimenyetso nibo bagomba gusigara batayiramije so twavuga ngo ni ukubera iki wenda abantu bamaze iminsi batubwira bati hari mwene data mpamagara ambwira atari ko se masengesho ko muri iyi minsi muri kuvuga ngo abantu bitondera amadini cyane ntabwo mwemera uruhare rw'amadini ese mwebwe ntimwabwirijwe n'amadini ese idini rya mbere ritandukaniye he n'idini kuki uyu munsi rikwiye kwitonderwa kuki uyu munsi aribwo tugomba kuryitondera kurenza ibindi bihe byose byabayeho nuko kuri profile y'ubuhanuzi cyangwa ku ngengabihe y'ubuhanuzi ni ukubera ko aho bigeze antikristo agomba guca mu idini kandi ni igihe cye kigeze cyo gukora agakorana n'abanyamadini kandi ibyo byose biragaragara nongere nsubiremo ngo twebwe turi ikiragano cya nyuma inyuma yacu nta bindi biragano bihari ni generasiyo ya nyuma tugomba gusohorwaho n'iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana n'ibyo Daniyeli yeretswe byo mu minsi ya nyuma Imana ikamubwira ngo nuko Daniyeli zinga igitabo kuko ibyo ngibyo bishyize kera kandi ari ibyo ku minsi y'imperuka arega abantu mujye munuza tukiraba kuzinga ibitabo turaba kukizingura niba abantu batubwiye ngo iyi generasiyo niyo ya nyuma ngo izaza izaba yitwa rufa yego mwebwe nta kantu mwumvamo none si ijambo rufa risobanura iki inyuguti ibanza ni itangiriro nese itangiriro nini ibintu bitangira byabanje kurangira itangiriro nini ni Kristo none se generasiyo izakurikiraho ntago ari iyabo nagira ngo mbabwire ko birambabaza Roba kubona abantu bitwa ko basenga n'abantu bahumiririje mu nsengero aribo bantu bahumirije tekereza umufuramaso arabizi eliminati arabizi yuko yari arabizi ko ari generasiyo ya nyuma kandi kubera ko adafite isezerano ryo kuzaba muri arufa niyo mpamvu agomba gukora ibishoboka byose ngo yisasire abantu benshi muri iyi generasiyo ya nyuma akaba ari nayo mpamvu yabo iri gukorwa ahantu hose mu buryo bwari bwo bwose bushoboka kandi Bibiliya itubwiye ko antikristo agomba kuza akicara hejuru y'ikintu cyose gisengwa akigira Imana uyu munsi rero nababwiye ngo turi mu myaka 3 ya mbere 3 n'igice ya mbere ya antikristo yaraje abanza kwicara hejuru y'ikintu gisengwa kubera iki yicaye hejuru y'ikintu gisengwa nuko isengesha ari cyo kintu cyonyine kimubangamira politike ntishobora kumubangamira ngo imubuza akazi amafaranga ntiyamubangamira akaba ari nayo mpamvu yasuka akavuga ati kuko ijambo ry'Imana avuga ngo uzamwemera wese azamwogezanya icyubahiro abantu bose bamwemeye ari kubogezanya icyubahiro akabasukira amafaranga kuko icyubahiro aho yari yarakibitse stoke zari kuvidura none si yo witegura sezo ntuvidura stoke ngo uzabona aho uhunika ibindi antikristo we nta yindi sezo ari kwitegura nuko azi ko ubwami bwe burarangiye ibyo yari yaribikiye byose yabizanye mu bantu bya bindi byari amabanga byose yarabizanye bishyira mu bantu niyo mpamvu ari kubasukaho amafaranga akabasukaho icyubahiro akabasukaho ubukungu akabazamura ibikundiro akabaha ibintu byose bakeneye kugira ngo wa muntu wari ukiri kunanirana agundira iby'umwuka aze kwifuza kumera nka wa muntu aze kwifuza gusenga Imana ye nawe azibukira iby'umwuka so uyu munsi rero idini ry'uyu munsi impamvu ari ryo kwitondera kurenza ibindi bihe n'impamvu ituma muzumva mpora mbivuga nuko antikristo yarangije kuzamuka akicara hejuru y'ikintu cyose gisengwa kandi Yesu yaradekaraye aravuga ngo igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga data batagaruka kumusengera ku musozi ahubwo bazajya bamusengera mu mwuka no mu kuri kuko data ashaka ko bene abo aribo bamusenga bivuze ngo abantu bakomeza kujya kuri iriya misozi igereranywa n'isengero twubatse igereranywa na za prayer mountain amariba yanyu yabasogokuruza mubatse mwagize gute Yesu Kristo yavuze ko yarangije guhumana byanarangiye so nukuvuga ngo rero ati Kristo narangiza kwicara hejuru y'ikintu cyose gisengwa abantu bose bagomba kugira gute kumusenga bakamuramya
nk'uko wari ubivuze iriya nyubako iri Abu Dhabi ahantu hagomba gukorerwa donc aho bubakiye idini rimwe icyicaro gikuru cy'idini rimwe ryarangije gusohora hanyuma bari gukora imyiteguro igiye itandukanye ejo bundi nakurikiranye video yabo ndeba uburyo rwose bazenguka muri Afurika muri Aziya nabo basimbuye hariyo amadini agera nko muri 3 harimo idini y'abayahudi hakabamo idini y'abayisilamu hakabamo idini y'abakristo ariko nabonye n'abari ababudiste nabo baraje noneho barabazanye nabo bari bicaye bose papa ari kubaha speech ababwira ati nubundi nta kintu dupfa twese imyizerere yacu ituruka kuri Aburahamu tugomba gusenga Imana imwe kugira ngo iyo Mana yacu dusenga igira imbaraga kurenza ibindi bihe byose rero ntabwo ari ibyo kubeshya iyo Mana yabigomba kugira imbaraga kurenza ibindi bihe byose byigeze kubaho kuko ubundi bayisengaga batayizi bajijisha abantu ariko birageze ngo byerure Bibiliya itubwira iki ibigendanye n'uyu mugore ari we dini ari we nyamaswa igomba gusohora maraya ukomeye maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa iyi nyamaswa imuhetse niyo antikristo hanyuma uyu maraya niwe dini hanyuma rero agomba gusohoza ibyo ashaka byose kandi iyi nyamaswa ngo niyo yamuhaye imbaraga uyu munsi starasiyo y'ibintu bigendanye n'idini kuko ariho nashatse kwibanda bigeze hehe hari abahungu n'abakobwa Antikristo yahaye arababwira ati mugende mutegura imitima y'abantu babita abafasha myumvire hari abafasha myumvire Antikristo yabaye yohereje mu bantu abaha impano z'ibinyoma n'ibitangaza by'ibinyoma agira kugira ngo baze kumuteguriza kugira ngo we naza kwima azahita agira gute kuko muri iyi myaka 3 n'igice Robert tubwira abantu ko Antikristo nubwo azahishurwa ariko ntabwo azabagaragarira amaso y'abantu neza sibyo azaba ari gukorera mu rwihisho ahubwo namara gukomereka uruguma rwica nibwo agomba kuzahita ahereza ubundi Antikristo ntabwo azigera agaragaza imbaraga ze mu myaka 3 n'igice ya mbere ntabwo azigera zigaragaza azaza agenzura kure kontroli nako yaraje ari gukora kontroli ari kubaza abo muri politike ati ibitambo by'amaraso mwagombaga Hormuzi yarafunze Hormuzi mwarangije kuyibana ese inzara Kongo byagize rwose byaragize muri za Kongo intambara muri kuyenyegeza muri kugenda mushyira Ukraine bimeze bite za Ukraine za hose Venezuela ese ubundi muri gukora ibintu by'ibisasu muri mufite amasitoka ashobora kurimbura uburayi bwose cyangwa isi yose murabifite ibyo bintu mwamaze kubitunganya ati nimugende mugeragereze kuri Irani turebe Irani nakababwira ati bahungu baje namye mugomba kwirwanaho mwihagarareho turebe ko muzakubita tana rwose ibintu bikagenda neza ibyo ba Daniel bahanuye turebe ko umwami w'ikusi natera azaza afite kurwanya iyi nyamaswa byamaze kuba estare neza noneho bo barangije kubyestara ese bwa digital ID mwamaze kubushyira ku isoko muri kugenda mubashishikariza hari ukuntu biri ese digital currency covid twatekerezaga yarabafashije oya yo yarangije kubona ko yabaye successful ahubwo ari kubabwira ati se ka digital currency mukagejeje hehe ese muri kubona uriko akaranga mu kamwe butugejeje he donc Antikristo mu gice cye cya mbere nibyo ngibyo agomba gukora hanyuma azaza ahite yimikwa mu kwimikwa kwe nibwo azaterwa iriya nkota narangiza guterwa inkota wumve ko nta gihe azaba afite agaterwa inkota agapfa ariko agahita yongera akazukira imbere y'abantu ariho azaba akize rwa ruguma rwamwishe wazahita ahereza idini umuyobozi w'idini ububasha amubwira ati rero murabona ko ngewe singiri mu rwego rw'abantu kandi twongere tubwire ko gukomereka uruguma rwica kongera kabaho ni pirate yo gupfa no kuzuka kwa Kristo kandi abantu badukurikiye mumenye ko uyu munsi bishoboka uyu munsi masengesho ashobora gupfa nkaza neza nkagenda nkagura Gemina iri pro nkajya nongera nkaza nkatereka hano nkaya masengesho mukajya mubona amasengesho ari kuvuga
gusa kuri icyo gihe bwo ntabwo ariko bizagenda. Nongere mbwira abantu ko yari test abantu batekereza ko byaba ari AI izabikora, wapi rwose, kuko azaba yahawe ubushobozi bwose na Satani. Cya kiyoka cya kera kizaba cyamuhaye ubushobozi, kandi gupfira imbere y'abana akanazukira imbere y'abantu. Uri kubona nka kuriya ejo bundi bahushuye Trump, nimutekereze iyo bamurasa iry'umutima bagahita bemeza tarapfuye, hashira nk'iminsi 3 akongera akazuka. Kuko nge nkeka ko Antikristo, kuko n'ubundi azaba ari gupirata Kristo. Nongere mbabwire yuko Antikristo, Satani ubwe, Antikristo azaza ashushanya Kristo. Ni pirate ya Kristo Satani yakoze. Hanyuma umuhanuzi w'ibinyoma ni pirate y'umwuka wera. Satani ubwe ni pirate y'Imana. Rero nkuko Satani, Imana yahaye Yesu ubutware bwose, ni nako Satani azaha Antikristo ubutware bwose. Rero iyo icyo gihe azakomere ku ruguma rwica akongera akabaho akazukira imbere y'abantu, ntekeza ko azamara iminsi 3 kugira ngo azabone uko yiyita Kristo. Kuko aziyita Imana yishyire hejuru y'ibintu byose bisengwa. Cyane cyane ko nk'ubu abantu bazayobywa nawe cyane muzika ari Abayahudi. Kuko Abayahudi batigeze bemera umuzuko wa mbere wa Kristo, uriya nako Kristo wazutse, ntibigeze bamwemera. Bazemera uwo nguwo, bamubwira ati dore urapfuye, hamaze iminsi 3 uranazutse, kandi ikimenyetso koko ujuru umwami w'amahoro, uvukiye ibwami, nubwo waje bo azaturuka ahantu hazwi, ntabwo azavukira mu kiraro. Kuko mu kiraro Satani arangije kubona ko umuntu waturutse mu kiraro bamufetse. Urumva agomba guturuka ahantu hazemeza abantu. Ari niyo mpamvu mbwira abantu mu miryango y'ibwami, mu barociridi bahita rociridi, agomba kuzava hano kugira ngo noneho babantu bemera ibishashagirana. Ati wowe urabivugura Aposo, ni mu nkuru ugiye guturuka kwa Aposo agiye kuza, wemewe uzaza afite dogitora agiye kuza. Yesu yaravuze ngo nge naraje muranyiyorera, ariko undi ndavuga ubu niwe ndangiye kuzuza. Uremewe, ibintu birakaze. Ziriya mvugo zishobora kuba zifite umwuka ubuziri inyuma, ariko zikusetsa. Mu kirere cyabo cyo kwemerwa hari uwo bumva bakumva aremewe, hari n'undi bumva akavuga ati ntabwo wemewe. Uri kubyumva? Niho mise numvira urugendo rw'abahamya babiri bazaza gusobanurira abene Yakobo yuko uyu muntu ubariganije atari Mesiya, kuwo banze. Niho hazaba intambara. Abantu basome ubuhamya bw'abahamya babiri, Bibiliya ivuga ngo bafite guhanura mu gihe cyabo. baze kubisoma babyumve. Rero urumva ko namara kuzuka azaba abaye Kristo, azahita bisaba ko yohereza umwuka wera. Umwuka wera azapirata, niwe muhanuzi w'ibinyoma. Kandi uwo muhanuzi w'ibinyoma kuko azaza akubita pafu agomba kuzaza yarategurijwe neza. Uwo muhanuzi w'ibinyoma niwe muyobozi w'idini rimwe rigomba kuba rigiye kubaho. Bene data shiti z'umusaraba, mwebwe mudukurikiye, idini waba usengeramo ryose, nagira ngo nkubwire ko usibye ko bababwira ibyo bashaka ko mwumva, ariko barabizi ko abahagarariye amadini yanyu bose barangije gusinya. Uwo maraya ukomeye bamwita umuhanuzi w'ibinyoma, niyo marembo y'ikuzimu. Masengesho twinjira ku musozi w'ikiganiro cyacu, ngiye gukoresha ijambo rivangwa indangare zamaze amavuta mu mperezo zabo. Muri iki gihe cy'imyaka 7 umugeni ari gutunganywa rwose, bamwishyira kugira ngo atagiraho ikizinga. Imana imweza, ubukwe buri gahunda biri kugenda neza, kugira ngo bakore projection y'imyaka 7 babashe kurokoka, binjire mu ngoma y'imyaka 1000. Harakorwa iki? Naho nshaka Imana igumugisha. Nagira ngo mbwire abantu baza gusoma, wenda tutaza gutinda, 17 byahishuwe ibya maraya ukomeye uhetswe n'inyamaswa. Uwo mugore yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'uw'umuhemba, yarimbishijwe n'izahabu y'amabuye y'igiciro cyinshi n'imaragarita mu ntoki ze. Yari afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Mu ruhanga rwe afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose, kandi nyina w'ibizira byo mu isi byose. Bene data, uyu mugore niwe dini.
uyu mugore niwe dini ry'uyu munsi turi kubabwira. Nari mbabwiye ngo mwitonde, kubera yuko abayobozi b'amadini n'umwuka uri gukorera mu madini ni uwa Antikristo, kandi uyu mugore agomba kuba ari nyina w'abamaraya. Iyo bavuze ngo ni nyina w'abamaraya bose, mugomba kumenya yuko icyo bita uburaya ni ugusenga, ni ukuba wiyitirira ko usenga Imana ariko ukaba usenga ibigirwamana. Aho ngaho niho Bibiliya ivuga ngo ni umugore wagiye gusambana, kuko itorero ni umugore wa Kristo, ariko itorero ryasambanye baryita maraya. Aha ngaha rero niyo mpamvu mbabwira ko ubwo tugeze mu gihe itorero rihindutse maraya, cyangwa se abiyitaga itorero, reka mvuga ngo idini rihindutse maraya rikaba riri gusambana, niyo mpamvu ugomba kugenza gake. Icya kabiri nashaka guhishura muri rino jambo, wenda tuzarigarukeho ubutaha, yavuze ko ngo yari yambaye umwenda w'umuhengeri n'umuhemba. Iyo bavuze umuhengeri n'umuhemba ni ibara ry'idoma, ibara ry'idoma cyangwa se rya move nka gutyo. Muzajya kubona, kubera ko uyu mugore bazi umwambaro agomba kuba yambaye, nuko muzabona ku ruhimbi ahantu hagiye hatandukanye baratangiye kugenda bataka ariya mabara uriya mugore agomba kuzaza yambaye, ari ryo bara ry'idoma. Muzarisanga ku ruhimbi, muzarisanga kuri kado abantu bari kugenda bahabwa mu bintu bikomeye, ugasanga ahenshi cyane niryo bara bari kwibandaho gukoresha. Kubera iki? Uyu mugore agomba kuzaza imwe mu myambaro agomba kuzaza yambaye, agomba kuzaza yambaye uyu mwenda w'umuhengeri. Nicyo gituma bene data mugomba kubitekereza neza, mukabitekereza uko biri. Uyu munsi nitubabwira ngo idini ry'uyu munsi ni ryo kwitonderwa, ni izi mpamvu. Abahungu, abafasha myumvire ba Antikristo bahawe ibitangaza by'ibinyoma byo kuza gukorera mu madini. Icya kabiri, hinjijwemo indi mihango itarajyaga ibaho. Icya gatatu, hinjijwemo abayobozi b'amadini barangije gutozwa navuga ngo nicyo gice cy'abo bantu, cyangwa se na Antikristo mu buryo bumwe n'ubundi. Niyo mpamvu mwagiye kubona abantu bahamagawe n'Imana, bashyizweho n'Imana, mubona barirukanywe, kandi birukanwa mu madini yose. Abandi baragambanirwa, abandi bajyanwa mu magereza mu buryo bugiye butandukanye. Mugiye kubona himitwa abantu mutazi aho bavuye, mutanatekerezaga yuko baba abantu babashumba cyangwa babashumbye. Kubera iki? Hari ikintu cyari gikozwe mu isi y'umwijima. Ni ukuvuga ngo udashobora kugendera ku matwara ariho, ntushobora no gukomeza kuyobora idini ry'uyu munsi. Ni ukuvuga ngo rero muzajya kubona mubone dekorasiyo zo mu rusengero zarahindutse, muzajya kubona mubone imiririmbire yarahindutse, muzajya kubona mubone imyigishirize yarahindutse, mubone Bibiliya ngo zatangiye kuvugururwa, mubone hari imirongo yemerewe gusomwa mu materaniro n'itemerewe gusomwamo, mubone inyigisho zigomba kwigishwa muri urwo rusengero zigomba guturuka hejuru. Umwigisha akaba ari umuntu wateguwe neza, wacengejwemo gahunda cyangwa icengeza amatwara ry'ibyo agomba kuvuga n'aho atagomba kugarukira, kugira ngo ataza gushyugumbwa akamena ibanga. Niyo mpamvu bagomba kubategurira abigisha, babigisha ibihwanye n'amarari yabo, kandi bateguwe neza, batenze neza. Niyo mpamvu impano z'umwuka zitakemewe mu madini agiye atandukanye. Nushaka guhanura, itegeko rivuga ko ugomba kugenda ukabwira wa wundi watojwe ibyo wumva umwuka akongoreye, agafata umwanzuro wo kubivuga mu gihe yaba yumva ntacyo bimutwaye, agafata n'umwanzuro wo kubishingura muri puberi mu gihe yaba yumva ko bigomba kuzimya impano ye. Uyu munsi niyo mpamvu hari agenda yo gukuramo ibintu by'ibyahishuwe ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe bagomba kubukuramo. Habanje nongere mbwira abantu ko bene data shiti z'umusaraba dufite urugamba rukomeye. Guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe, ibi ni ibintu biba bimaze igihe bitegurwa. Ubu tugeze kuri finali, ariko bimaze igihe bitegurwa. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1960, mu mwaka w'igihumbi kimwe na 600 pureto, hashingwa amashuri ya mbere 800 ya teoloji. Ntabwo yashinzwe n'abantu bari babwirijwe n'umwuka, yashinzwe n'abajeziwiti bari batangiye gutegura idini turimo uyu munsi. Mwumva imyaka ishize baritegura. Bityo kubera ko atari iby'Imana bigishaga, bafata buri dini barishyiriraho teoloji yaryo. Kuko burya teoloji y'Abangirikani ntabwo imeze nk'iy'Adeperi, imeze nk'iy'Abadivantisite, ntiyameze nk'iya Kiliziya Gatolika.
urumva ahubwo buri muntu wese agomba kwisanga mu bimuhenebereza muri doctrine ye. Hanyuma ibyo byose kugira ngo nabwiye abantu ngo Satani hari ukuntu twebwe twajyaga dufata nk'ikintu tukagipfumbatiza bati nufoka aho kiri ugitware, ariko Satani ugafoka uti ni hano cyangwa ni hano, wafoka hano wasangamo ubusa ubwo ukabuzi ko kiri hano, ariko Satani we yafashe ahantu hose apfumbatizamo ubusa. Arababwira ati ku buryo uzajya mufori ni amahitamo yanyu, ntawe ukubuza. Wahitamo kuba umudive ni uburenganzira bwawe, wahitamo kujya muri Anglikani ni uburenganzira bwawe, wahitamo kujya kuri Kiliziya ni uburenganzira bwawe, ni amahitamo. Wajya muri Isilamu we fora aho urafora aba ari ujya, kandi iyo waba gufoye kuko nta yandi mahitamo nta kindi warenzagaho wakiraga ibyo ubonye nyine. Hanyuma rero kuko ari amahitamo yawe ukanibabarira ukumva nta n'ikibazo, ni niyo mpamvu Satani yapfumbatije mu busa hose kugira ngo nufora muri Kiliziya ntugire ikintu usangamo, nujya mu Banglikani ujya mu mapene urumva. Noneho ubwo busa abantu bagiye bavura ubusa ubwo busa Satani ku mpera y'ibi azabukusanye bose basange ni ubusa. Ahita avuga ati ariko gahunda nayo nyizi nje narinzi ibyo umwami yari umwe. Yego umwami yari umwe, umwuka yari umwe, nuko nari najijishe n'ishyanga ryari rimwe, n'ishyanga ryari rimwe n'abaforesheje muzunga. urumva kugira ngo ubwo busa bwe azabuhurize hamwe n'ubundi ubusa, gukuba ubusa ni ubusa buhumure. Erega n'ahashaka kwikira akabare kuko hari igihe gashobora kwidumbukiza kagataruka kakagwamo, ariko barabizi yuko iyo ufashe rimwe ugakuba na zeru bihinduka zeru. Bishatse kuvuga ngo na rya dini wenda reka turivuge ko ryari ririmo abantu nkabangahe bahanyanyaje batarukiyemo batabizi batazi gahunda ntibubahiriza agenda. Nagira ngo mbabwire ko impamvu turi kubabwira ngo ni ukwitonda cyane, ya mibare igiye gukugana bwa busa bihinduka ubusa. Iyo ufashe icumu ugakuba na zeru na zeru, niyo wafata miliyoni ni zeru n'ubundi. Hanyuma impamvu turi kubwira bera ngo bitonde nuko tugeze kuri finali iyo yari yarateguye kera. So kuva icyo gihe rero aba teoloji niyo mpamvu bazumva bigisha ibyahishuwe bakumva abantu ntibari kubyigisha kimwe. Uburyo abantu wumve Satani ukuntu hose baba bashaka uzasangamo ubusa. Uburyo abadivantiste bigishamo ibyahishuwe sibwo buryo abarokore babyigisha. Ariko sinzi Katolike bo niba bajya birwa bivuna bajya muri ibyo bintu sinjya mbimenya. So nukuvuga ngo rero icyo bakoze nukuvuga ngo aho uzagira hose uzasangemo ubusa, ugasanga ibyo bigisha bafashe ijambo ry'Imana barihindura siyanse, nta guhishurirwa k'umwuka wera kuri muri bo. Niyo mpamvu muzumva abantu benshi bavuga ngo iyo ugiye kwiga teoloji ngo nta mwuka w'Imana ufite ngo uvayo warabaye umupagani. Ese nukubera iki? Waba uri kwiga Imana, uri kwiga kumenya Imana cyane, ariko wabura umwuka nyine ngo wabura umwuka wera ugahinduka umupagani. Nuko ibyo wiga atari Imana kandi n'ababishyizeho batabwirijwe n'Imana. Bibiliya iratubwira ngo umugenzi niyo yaba ari umuswa iyo nzira ntabwo azayiyoba kuko izabiya babandi. Muri ibyuzuye umwuka aravuze ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Bene data bakundwa bavandimwe, igihe tugezemo niyo na mpamvu nababwiraga ngo uyu maraya ukomeye ibitangaza by'ibinyoma. Reka mvuge ku bintu biri kuranga abafasha myumvire ba Antikristo bari guteguriza uriya muhanuzi w'ibinyoma. Harimo igihe mwagiye kumva urugero, reka nivugire hano mu Rwanda, mwumva ngo abantu izina bishop, izina apostle, ngira ngo ntabwo mwaryumvishe kuva kera. Abantu kuva mu mwaka w'1940 abamisiyoneri binjira mu Rwanda ntabwo mwari mwarigeze mwumva izina apostle, bishop, profete, ibiki byose. Ariko nagira ngo mbabwire ko igihe isi y'umwijima yadekarariye aya mazina bakazana na mega church, bakazana ariya macaci yabo manini, ni igihe gikomeye. Isi y'umwijima yari dekaraye ikintu ku isi bintu bigendanye n'imyizerere, kandi icyo gihe hari habayeho impinduka ikomeye. Abafasha myumvire bo mu rwego rw'uzuye New Apostolic Reform sibyo isa nk'iyanogejwe neza iratsindagirwa mu bihumbi bibiri ubundi dini rimwe sibyo niho ijyanye na politike ni rya New Order uri kumva na currency cyangwa se faranga rimwe niho bisa nk'ibyanogerejwe. Turi kugana ku musozo, ariko buri munsi uko bigenda upgradinga biragaragara ko nyine biri kugenda bizana izindi ngaruka kandi ingaruka mbi.
zo mu rwego rwo hejuru. Yego. Bene data bakundwa, uyu ni umunsi Bibiliya iravuga ngo ahangaha niho hakwiriye ubwenge, aha niho hakwiriye ihishurirwa, aha niho hakwiriye kugira ngo umukristo yitonde. Bibiliya nongere mbabwire, wenda ndasoje, itubwira ko umuhanuzi w'ibinyoma ari we muyobozi w'idini, ari we uzakora igishushanyo cya ya nyamaswa akagiha guhumeka, akajyana n'ubutware bwo kwicisha abatakiramya, kandi ari we uzahagararira igikorwa cyo gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo no mu ruhanga, kugira ngo abantu bose bashyizweho icyo kimenyetso. Abantu baze gusoma Bibiliya, iki gice cya 13 byose kirabisobanura. Abantu bazagibwaho n'icyo kimenyetso bizaba birangiye nta bugingo bazabona. Kandi nimba bizakorwa n'idini, idini rikaba ryamaze kwihuza, kandi abazashyirwaho icyo kimenyetso n'abazagendera muri uyu mwuka bose bakaba nta bugingo bazabona, none wambwira ute ko iryo dini ukwiriye gukomeza kuryizirikaho? Idini rya 2026 ritandukanye n'irya 2010, n'irya muri 90, n'iryo muri 80, biratandukanye kompletema. N'amadekorasiyo samwe, n'imyigishirize simwe, n'imisengere simwe, n'imiririmbire simwe, n'imiyoborere simwe. Deja termine. Nawe wicayemo uwakubaza ngo ese ubona byarahindutse, wavuga ngo yego. Ese byabaye byiza cyangwa byabaye bibi? Wavuga ko byabaye bibi. Sibyo? Abantu bose tugihurijeho icyo kintu baracyemera. Ese kuki mugumya kwicara mu bintu mubona byabaye bibi? Mufite ishyari. Ngo nyine nguri we datubwata ubwo mufite ishyari, uri kubyumva? Inzara yabishe. Nicyo kintu wenda gusubisha. Ariko bene data, turi mu mwenda ariko si uwa kamere y'imibiri yacu ngo tubone uko dukora ibyo yishakiye, ahubwo dufite umwenda wo kubabwira Kristo no kugira ngo tubabwire ngo musome ibihe, kugira ngo mwibikeho amakuru, kuko ikintu cya mbere ni amakuru. Nta muntu uzazira ko atumvise, azazira yuko atumviye. Reba ibintu biri gukorwa iki gihe byigeze bibaho. Aba bayobozi b'abaposo banyu ibyo bakora n'ibyo bavuga n'inyigisho babigisha, hari ikindi gihe mujya musoma amateka mukumva byarigeze bibaho? Ese mujya musoma Bibiliya mukabona bari kubwiriza, mujye mubabaza mwirefera kurindi ni Paulo, ni Petero, ni Yohana, ibyo bintu bikora mugendeye kuri bandi. So ibyo bintu rero nimutayoboka ijambo ry'Imana ngo mumenye aho ingengabihe y'ubuhanuzi igeze, n'ubundi ni kwa kundi abantu bazatungurwa. Bibiliya ikavuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. Ariko yaba wari umunyabwenge wakwitaye ku iherezo ryawe. Wenda reka tureke gukomeza, tuzakora igice cya 3 twavuze ngo tugiye gutangira kwigisha ibyahishuwe. Urukumva iki cyari ikiganiro cya 2. Reka turabararikire kuzakurikira igice cya 3. Yego, Imana ibaho umugisha. Mwakoze kubana natwe. Ngewe nari Prince Robert, hanyuma mwene data Evangeliste Masengesho. Imana iguhe umugisha. Reka tubabwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Shalom shalom, naho uta. Ciao ciao. Shalom.